hari igihe utari kumwe n'umukobwa ariko akajya aratekereza kuri wowe. Nubwo atabikubwira ariko hari ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kwigaragaza neza, gusa weho ushobora kutabimenya. Kubera ko muri Bibiliya haranditse ngo aho ubutunzi bwawe buri ni naho umutima wawe uzaba. Aho ni Matayo 6:21. Yego, gusa benshi barabyirengagiza cyangwa nabimenye. Ariko ukuri rimwe aho arakwandikira mbere y'uko asinzira, cyangwa se aho arakwandikira buri joro mbere y'uko uryama. Ushobora kutabyumva neza, ariko ukuri ni uko iyo umuntu akubonye nk'umuntu w'ingenzi, akenshi ashaka kukwifuriza ijoro ryiza cyangwa se kukuganiriza mbere yo gusinzira. Yego, bivuze yuko uri mu bitekerezo bye bisoza umunsi, gusa weho ushobora kutabimenya cyangwa se ukabimenya ukabyirengagiza. Naho kabiri ni uko azakubaza uko umunsi wawe wagenze. Si kenshi bikunze kubaho, ariko ntabwo ashaka kuganira nawe gusa, ahubwo ashaka kumenya niba wishimye, niba ari ikibazo wagize, cyangwa se niba ari icyo wakumarira. Ibyo ni cyo cyerekana yuko akwitayeho ku buryo bukomeye cyane, mu buryo bw'amagambo cyangwa se ubutumwa. Gusa ushobora kutabimenya cyangwa se ukabyirengagiza, ariko akenshi birirengagizwa cyane kurenza uko wabitekereza. Kubera ko iyo umuntu agukorera ibyo ngibyo agukunda cyane kurenza uko wabitekereza, gusa wowe urabyirengagiza cyangwa se ntubimenye. Naho gatatu, akohereza ubutumwa bwiza cyangwa se amagambo agutera imbaraga. Gusa ibi ngibi si kenshi bikunze kubaho, kubera ko muri uru Rwanda cyangwa kuri iyi si kugira ngo uzabone umuntu ukubwira amagambo agutera imbaraga cyangwa kwifuriza intsinzi ni make cyane, kubera ko abenshi byatunaniye. Gusa ababishoboye barabikora, ariko kuri nuko ashaka kubwira ngo urare neza, ngo wirinde cyangwa se Imana ikurinde. Aya magambo nk'aya ngaya agasaba kwifuriza kuruhuka neza, kandi ikindi ko agukomereza amahoro, cyangwa se kwifuriza gukomeza mu mahoro, cyangwa se kwaruhukiramo. Gusa abenshi byatunaniye. Naho kane, ashobora kwibuka ibintu wamubwiye. Ni ukuvuga ngo iyo ukomeje kuganira nawe ashobora kwibutsa ibintu wavuze hashize igihe kirekire, cyangwa se ibintu wavuze mbere. Ibi byerekana yuko amagambo yawe afite agaciro kuri we. Gusa we hari igihe ubyirengagiza kubera ko ngo wambaye ikirezi namenya ko kera. Kubera ko ushobora kuri kubwirwa amagambo ntuha agaciro, nyamara hari abifuza kuyabwirwa ariko bakayabura. Nyamara niyo mpamvu avuga ngo wambaye ikirezi namenya ko kera. Naho gatanu, araseka kandi akishimira ibiganiro byanyu. Ni ukuvuga ngo n'ibiganiro byaba bigufiya, ariko aba yifuza ko ikiganiro kitarangira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yishimira kuganira nawe buri gihe, aba afite umwanya ukomeye cyane mu mutima wawe. Gusa hari igihe ubyirengagiza cyangwa se ntubimenye. Ariko ibi ngibi ababimenya niba cyogeranyije n'ababikora. Naho gatandatu, aragusengera kandi akakwifuriza ibyiza. Muri Bibiliya haranditse ngo mujye musengerana. Aho ni Yobu 5:16. Gusa muri iki gihe kwanga gusengere, ahubwo arakuvumagirira, cyangwa se akagusengera akwifuriza ibibi. Uguze kwisanza ahantu aho umuntu ko kugusengera ntacyo byamutwara, ariko akakuvumagirira. Tuvuga ibyo asenga kugira ngo uzayibone, ahubwo arasenga kugira ngo uzabibure. Bibaye byiza mwese mwabihomba, cyangwa se akabibona wowe ukabibura. Ariko ukuri iyo umuntu agusengera cyangwa kwifuriza amahoro n'umugisha, abakwereka yuko kwifuriza ibyiza bitari amagambo gusa. Gusa muri iki gihe uzayibona hakeya, cyangwa se unabibure. Naho karindwi, nashaka ko murangiza ibiganiro mutifuriranyije ijoro ryiza. Ni ukuvuga ngo niba buri gihe ashaka ko muvugana neza kugeza mugiye kuryama, ni ikimenyetso cy'uko afite umwanya ukomeye cyane, cyangwa se ufite umwanya udasanzwe mu mutima we. Gusa hari igihe utayemeye cyangwa se ukabyirengagiza. Ariko nawe wibuke yuko bidatangaje, cyangwa se bidatanga igihamya gusa, cyangwa se igihamya yonyine, ahubwo reba imyitwarire rusange uko muvugana neza. Kandi wibuke yuko umubano cyangwa se mwaka umubano ushingiye ku bwubahane ndetse no kwizerana. Ababishoboye bajye babikora. Murakoze cyane kubana nanjye. Bise yuko mu yindi video twavuga amakosa 7 abasore bakora agatuma abakobwa babata. Bikunda kubaho gusa bikirengagizwa, cyangwa se ntibamenye cyabiteye. Ufite gushishikariza ntuzacikwe. Imana barinde kandi kiri waho umugisha. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.